Muraho nshuti zanje twagarutse kuri ya channel yanyu ya Hindukira TV tukaba dusaba share, comment, subscribe tukaba twabazaniye umutumi wanyu mukunda cyane muri benshi karibu kuri channel yacu. Murakoze cyane. Mwiriwe mute? Twiriwe neza. Ubuzima bw'uyu munsi wo weekend bwagende gute? Uko poa kabisa. Fra. Karabu. Umeze bite? Tumeze neza. Duherukanye hashize igihe? Ya, hashize igihe. Umwaka ushize. Naje nari mfite amatsiko yo kukubona. Nari mfite amatsiko yo kukubona. Yego. Kubera ko hari ibintu ndimo kurangiza kuri social media. Nari ngashaka no kukwikorera aho mbere nimba. Ari Fra wawe bisanzwe. Uzi. Bimeze bite? Tumeze neza. Ni wowe? Njewe. Wowe? Oberaga ni maru nkomboye. Kapura musa. Asante kukubona. Merci. Asante no kwakira ubutumire bwacu. Yego. Turabishimiye. Murakoze cyane. Hagati aho imihanda imeze ite hano hanze? Imeze neza cyane ariko. Cyane guti ko mbona biba byajagara hano hanze bimeze bite? Bimeze neza, bimeze neza. Guti kumba numva. Imihanda. Oya tinjiremo neza ntuvuge ngo bimeze neza kandi. Bimeze neza. Ni Teresa ni kuterezesha. Ibyo kandi byo tudashaka. Wabijemo? Kenyera. Ubu mugabo. Oya twebwe twabijemo ariko dushaka gucaha bimwe na bimwe tugira ngo ibintu byose dukubura imyanda tugusore. Genda gufata igitabo. Uje ubwiriza nk'aba Banyakenya ndimo kubona bakubita ari amikoro bakagenda ataruko. Byapfuye. Hagata. Aya magambo akuvugwaho. Yego. Uyafata gute muri wowe? Kibisanzwe. Gute? Ko umuntu agira ibice byinshi hari cyambere cubatse umuntu kamaranga mutima. Iyo amagambo yose agenda kumeneka ubifata gute ngaho? Nzakira nyine kibisanzwe kubera ko nje nta kidasanzwe muri ndebe. Hari ukuntu bivuga ngo kudasanzwe ariko umuntu hari amaranga mutima. Okay, nyine amarangamutima arahaba ku muntu. Ariko si ngombwa kuyagaragariza umuntu wari we wese. Agomba kukubamo nkawe nyine. Gatubwira ukuntu wowe yakontorora muri icyo gihe kugira ngo cyagaragarira abandi. Kandi nyakontorora nkanje furaha. Ya, kuko ntibaba bavuze wewe. Ibiba byabaye kundi muntu. Biba byabaye kuri njewe. Kandi ni nanje ufite mezire kumanaginga ibyabimbamo. Rero naya marangamutima nayanjye ngiye ugomba gukontorora amarangamutima yanjye. Singomba gufata amarangamutima yanjye munyaheze undi muntu. Yaheze undi muntu. Muri commentaire murabivuga bitewe kuko amarangamutima y'umuntu yakomeretse kugira ngo swe kandi asubirane bisaba izindi mbaraga. Saba kuba hari umuntu ugusupportinga, saba ku muntu ugukasoringa kugira ngo ukomeze uhagarare. Furaha. Ko hano hanze bivugwa ko ugwaye. Yego. Ni ukuri cyangwa se ukuri? Kuba ngwaye no kutaba ngwaye hariho ndemerereye umutima. Hari unyikoreye. Biravugwa. Nyine biravugwa. Yes. Kuba bivugwa se wanjyanye mu bitaro ninde muri abo bose. None se tuvuga ko kuba no bangwaye. Uwo biremerereye mu kungurira dépense y'imiti ninde? Ntawe ariko igihe bivuzwe ariko nta epreve hari. Ariko nta muntu nawe ubyuka ngo yamaze. Asiga harabaye se bugiye gipimisha ijisho. Kubakera barebaga uko umuntu abyutse bakavuga ngo nyana karagwaye. Ariko ubu ngubu sinzi ariko akabo ngaba babivuze. Zenda bafiteho kakantu baba baratumye bashingira. Bazabitubwire rero. Muri commentaires? Yego. Kandi bicara babivuga. Nyine bazabitubwire umwe zo kwamavuga ati rwose ngiye najanye na Furaha bamukorera checking yuko agwaye ndabibona. Cyangwa se ngiye na Furaha tuzadushorerana kujya gufata iki? Imiti. Commentaire turayikeneye. Ahubwo bavuga ko kutanayifata. None se nego. Ako kantu ko kutayifata nako nico kibazo rwose. None ko bavuga ngo urayigwaye kandi bakavuga ko kutanayifata ubwo. None se nkabambaye gute kunya numva ngo batayifata nyine bahita batambuka byo. Ahubwo jewe natangaye kuko ubona nukundi basanzwe bavuga mu muhanda narenze kuko atari umuntu. Usanzwe uwahwera no muhwere muri make. Kugira ngo ndumuhwere. Kuko naje nari mfite amatsiko menshi yo kukubona.
none se wambonye gute wowe nta wundi ufite hafi ni Furaha cyangwa naje namwe doze iyo doze barahakanye kuko utayifata sinzi impamvu wasanga igihe naje mu kiganiro namwe doze inyorobeka sinzi ko wifatira hagati aho Furaha hari ibintu bimaze iminsi bivugwa ngaha yego hakaba umugenzi wacu umunyamakuru muhora mugirana nk'amakimbirane ayo makimbirane ava kuko mugenzi wanje no wese ko hari iyo tuvuga gutyo si ngombwa ngo nje muvuge izina ariko nawe uramuzi hanze muhora namugirana amakimbirane ayo makimbirane baba kugira ngo turebe ko uyu muhanda iyo dushoreranye twese kugira ngo tukure ayo makimbirane aha turi muri showbiz yes YouTube nawe nimba wayijeho ninjira muri system ya showbiz yes nayinjiyemo ariko bitavuga ko nuhora tugirana amakimbirane twoyagirana umunsi umwe abacu bakaza bakayadukiza tugakomezanya urugendo twege wasanga twumva koko nta makimbirane nta views nta content reka tubanze tureke ibya views nyine uko ndagusubije wasanga muri twe twumva ko nta makimbirane turimo nta content nta views tukama tuvuga ngo reka dukomereze muri iyo ritini kugira ngo akazi kacu gakunde gakorwa kubera ko bitewe n'ibintu nkurikirana ko ku mbuga nkoranyambaga hari ibintu byinshi ngenda mbona imyaka ufite n'ibyo bavuga biratandukanye ibi bintu se uba warabikoze byari mbona n'imyaka yawe bitajanye bene ibihe se bavuga kuko ngo abanye na Nyakabaka ngo wagiye he iyo tugenda tubireba n'imyaka mbona ufite uba warabikoze byari kugira ngo gaho tubwira muri ubwo rugendo kuko mbona imyaka yawe ufite n'imyaka wabivuze uriya azi icyo gihe byabaye n'uzatubwira imyaka icyo gihe ibyo bintu byabereye ya icyo kibazo sinjye ubundi bari kukibaza uzamugenderera umunsi umubaze ngo si ibintu numvishe bavuze kuri Furaha ibyo bintu byoba byarabaye mu wuhe mwaka byatewe n'iki ariko iyo babivuga kuko uko no gwako amavuga nkamavuga ngo uyu munsi ngiye kuremeraho Furani hano muremereho ikintu kugira gusa ngo jewe hano kuri nani ko kazi kanje kugira ngo mbone kandi nkama nkikuremaho kandi kigafata kigashinga ariko bira bintu ni bibi si byiza kabisa ninja kukuvuga nzakuvuge ngufitiyeho igihamya n'ejo bazombaza mu bagabo kagisubiramo kandi nkanakivugira impamvu yacu zatumye Furaha yaya magambo yose avugwa kandi ukaba ufite abana bakuru bareba na televiziyo bimanaginga gute kibisanzwe bazi ko nyina ari mu muhanda ya ariko kuba mu muhanda si ngombwa ngo bamvuge kuja kuri YouTube lazima tubakongeye nawe turacyakuzazamo umusaruro kandi wayi karibu welcome to my channel kumpa views nunyereraho nzita kuko uri umukristo dusengana uri mu byara wanje uri marume nzokwama nkunyereraho gusa akazi kanje kaendereye kandi tikazatuma umvukano wacu uzokwama ngaruka kandi nze nkubwire ngo kajya kari akazi iyo ubibona bino bintu ko mwari mutangiye babikora neza kandi abantu babihagurukiyemo neza ariko uyu muco wo kwandagazanya wa hano na hato ubona uva kuko bira bintu ni bibi franchement bira bintu barakukwandagaza ku bintu nyine byabaye uzi kukuvugaho ikintu kitari cyo umuntu gusaka amazuka gusa ngo uvuga ngiye kumuhimbira ikintu kugira gusa ngo nyine iyo views nyamara bira bintu ni bibi cyane si byiza nabuke kumva gusa ngo burakeye gusa nta content mfite sasa ngiye gushaka kanaka ngomba kumukerera impamvu kamuhimbira iki kintu nimvuga ikintu wakoze kandi nabwo sinabyize rega hari igihe twambaye inyama n'umubiri wogo mu cyaha wogo muri ntuze nyine gusa ukisanga esheki kuguyeho ntiwabitaragiye mbega ntiwari wabiteguye kuko wabikoze ugira ngo ni ibisanzwe ariko hanyuma ukaza ukisanga kuko wagiye hehe hanze kandi gasi wowe bikoze wa mbere n'undi aracyari inyuma yawe cyangwa hari n'abambere bawe babikoze si ngombwa ko noza kugusakariza inkuru kuko mba nyisakajije nanje nubwo ntokora nk'ibyo wakoze hari ibindi nokora bitandukanye n'ibyo wakoze kandi nabyo bibangamiye society so si nziza kuko twamamaza ibibi by'abandi bantu aho ikwaha gatanga iyo tureba bavuga kuko ari we muntu wa mbere
ubishizemo umukono cyane ngo kubikora. Abo bantu barabeshe. Hano tugira abantu bandagaza abantu. Njyewe ahubwo iyo buriya naje gusanga njyewe naje kuri YouTube hariho abantu bantanguriye mbere bose naragenda bakontorora mbona imvugo zabo baza bavuga. Ngenze nza kukubera mbere igisubizo cy'abantu kandi njye nubwo utoba waramvuzeho nashaka uburyo nkwemeza ko nawe biriya bintu bavuze nawe byo kugwaho ibyo bavuze ku bandi ntabwo none so njye sinashaka kuko ikosa ryawe riba ryamamazwa ahantu waguye mu cyaha byagushikiye nk'uko byoshikira undi muntu so kuki bigiye kwamamara ahantu hose nta mpamvu yo kubyamamaza rero njyewe ahubwo ngwanya babikora kuko nawe ngomba gushakisha uburyo nkwemeza ko nawe ubikora. Jese nofata ngo umuntu nimba yakoze ikintu yasohoye video ngo ngende nyivuga inkuru cyangwa ngo naje nyamamaze akona kitwa mayici kandi bivuga ko iyo tureba kuri izi mbuga bivuga kuko we ndetse hari story yazo ufite ibyo ni ibihimbano. Hari video yasohotse yase wa Nyamwizaga wiyicisha hirya ni umusitare mugenzi wacu ariko isese umusitare ariko yabikoreye kuri social media sibyo. Njye na recordings cyari cyamaze kwishira kuri social media buriya WhatsApp ni social media nimba abantu batabizi ndashobora gupostinga imyenda yanje biciye kuri WhatsApp. Rero mu gihe uhamagaye kora video ukagenda ukiyambura ubusa bikambera igitangaza nkumva kuko ari igitangaza kuba wakora kiriya kintu nkagifata nkakirecordinga kugira ngo nejo bundi utazanyihindura nkakicerekana nkayipreve kuko aho bigera hariya kugira ngo mbikore kuri ya second house yani biri hagati yanjye nawe mba numva kuri kumpumira urumva. Njyewe nta stop buriya Nyamwiza biriya yavugaga kwari kugira ngo yumvikanishe kuko icyaha atari icya se wenyine ahubwo kandi none isurumva ko ari umuyobozi w'ikanisa ngo umupasiteri nimba umurevera none ashaka kumvikanisha kuko ise ni pasiteri si pasiteri wenyine waguye mu cyaha ahubwo hari icyariho abandi bapasiteri benshi bafite ibyaha nk'ibyaha agashaka kumvikanisha kuko atari se wenyine ariko ibyo byose ukira ko wakoze icyaha cyo kumurekodinga ntabwo njye nakoze icyaha oya kera nyine ufashe kera ukamurekodinga n'ikindi cyaha tubanze tubifate gutya kubera kuko kera wabikoze kandi kera byarangiye ariko se iyo umubwira ati ngibi ibintu byawe gaso yarabimpaye se njye na recordinze nk'ukuntu nabona igipopi kiri hariya kikanshimisha nkagifotora ntiyabimpaye fura bivugwa ko hari agatsiko kabikoramo nk'ubucuruzi kandi ngo batanga amafaranga menshi cyane bajya amafaranga hari agatsiko k'abantu barekodinga abo bantu kandi bagakomeza babajya amafaranga. Urumva nimba wowe uri uwa mbere wabikoze urumva se kubera ko hatari n'abantu njye ariko nta mafaranga nabiririyeho yes wowe utarayariye kubera kuko byenda kandi nabo ngabo ni amakuru kuki batajya gutanga ikirego nimba bo kuremza amafaranga kandi abantu buriya abantu ntitukaza tubinjije kera iyo umuceri wamenetse baba wamenetse amazi yamenetse ntabakiyoba ndabyumva kera ibintu byamaze gushira hanze emera ibintu byose bihite bisanga bivugo birangiye rero ntiwokomera ngo bakurye amafaranga mu kwezi kumwe kwa kabiri kwa gatatu muri Kenya n'indi mugabo ufite amafaranga yoza yemera kuribwa buri munsi batanga ijana mu ngo zabo ngo bahari si ngombwa ngo bemeje nta muntu wo kubikira video ngo aza kwishuza ijana ryo guhaha sukuma biterwa n'ubwumvikane biterwa no kuntu wanabikoze ibyo ni ibihimbano by'abantu tuvuge kuko ari kinyoma ni kinyoma cyambaye ubusa oya ariko je cyo kandi nimba bahari simbazi cyo ako gatsiko ganjewe sinkarimo sinabazi abo ngabo nimba hari agatsiko barimo simbazi ndeke kubakoresheje turakamagaye mwamagane n'izo video n'abazikora nabo bose beza nimba banahari n'abafite ako gatsiko bose bagenda bahagarika ibyo bintu oya video kuba twaraje mu mihanda tugiye gukubura imyanda yose nta mpamvu yo kugora mama shaho we niko bigomba kuba kwakiza abantu yase nk'umwami n'umukiza wawe niko bigomba kuba fura uyireba ibishosho basaki bageremo ishosho media y'abanyamurengano dukora ko tuzamuka neza kandi tukamukitanaho ibi bintu byomagwa niki kugira ngo umwijyanishe niki cyo bimara mana yanisha umve nkubwira hari abantu bihaye ko kuvuga abandi bantu hari ibyo bizatwubakira ni bake si bose none
kandi nabwo hari n'abandi babumva ko badakoresheje imvugo nyandagazi kwandagaza abandi bantu batorya nyamara hari abazabikora abishinga bariye ugasanga iba babiguyemo. Igitekerezo utanga kuba habumva igitekerezo natanga kwandagaza abandi bantu rwose si byiza kuko urara mu kumwandagaje uyu munsi ejo wowe noneho hazaza iridura iruta yindi wandagaje mugenzi wawe. So semye ko ibyo bintu rwose ko bihagarika. Hariho amakuru menshi twoza dukora inkinamico amafilime amaplug ibintu byinshi mukaganira cyane rwose. None we yubirebye turi benshi kandi twabihagurutse neza kandi abenshi titwabyigiye cyane. Iyo ubibona aya makosa cyane ava kubera kuko tutabyigiye cyangwa kubera kuko tutegera abakuru babibatangiriyemo kugira ngo tubikore neza. Niki no kutabyigira cyane twese cyangwa baki majority kuko twese abari hano ukuye Gabi wa Filmedi niwe njye numva wigiye nyine yego rwose kandi ni umugabo muzamugana ni umwana mwiza azatezanya abantu imbere muzagende mu muhi kiganira abapiningire cyane yanyu mure ko yazamuka. Ni umwana mwiza naho abandi bose nta numwe twese turi mana yanje injiji zivuye ejo bundi mu gatoga nimba ari mu gatoga ni mu kagogo kuba gucaha wo barakoze ejo bundi igihe cyaha se mwene cyo gusora iyo naratezwe mana ya Isirayeli we nagiye kugira nzya kandi bari abapaseri bacu narabashimiye kugutenga bwana kuri uyu muvyeyi bazavuga ngo ukunda uragira gute uramucyaha kandi ngo byananirana ukafata n'akanyafu kagamucishaho ubwo kuri iyo bantengaga nkanga no kuza kwaka imbabazi ukunze bari abavyembazi niko ngira ngo bari kuyinsangisha iwaje bakaza gukora kera wagiye gusaba imbabazi narababwiye ati nawa munsi iyo mbimenye ko banteze batarasohoka imba naraje nkambabwira ati dusubire mu ikanisa. Murumva ko Furaha afite umutima woroshe izakora zose tuko biri ku mutima. Furaha n'umuntu muzima gusa nuko ari hanze muri social media ariko Furaha n'umuntu muzima. Furaha iby'ukuri uri mu bantu baje muri showbiz vuba ariko ugakundwa ndiki cyane wakoresheje kugira ngo ube n'aba bantu bose. Amaraso ya Yesu gusa yonyine gusa niya ndembaho niya mpagazeho nibi bitusuza wumva bangigurira ukumva ndacyareme wa undi utaziva muri mudu uko wamenye nuko mbonye harishaje mubonye ahubwo none nasanze wiyongereye kubera ko Jesse ko nari nteze ni amaraso ya Yesu ejo bundi tubuye muri Pasaka noneho yari yongereye ame arongera ndi mundi muntu mushaje eme hari cyane umwana warafunguye muri babiri yego ariko nkasigaye mbona ari wowe nyine ubikora niki niziye mpamvu okay hari impamvu akiyo mpamvu si ngombwa kuyivugira hano ni byiza ariko nabonye nawe yarafunguye yiwe kandi rwose ndamwifurije amahirwe masa n'amahoro rwose asante ega abantu bose kandi abantu bagenda bamukandire subscribe bakorera kuri Amani TV official rwose mugende mu mukandire n'umwana mwiza iringara aracyari ifite rya rindi mwakundaga kuri AA na hari wiwe ni muri mushakaho mukari mubaza azari bahereza akabazo kamatsiko ko ntarabona mukora kiganiro kuvuga okay ari we na nyine ntibirashika ariko nibishika ntampamvu tutokorana kuko ntacyo kosa dufite twatandukanye cyane byatuma tutokorana muri anavukana ampisi turavukana Furaha ibi bintu byose byakuvuzwe muri aya mezi ukabyihanganira kabona ukinabyibushe noneho ufite morale irutaho uko naguherukaga mu mwaka washize wa 2025 simbara kuzikora kumana gusa urasenga ndasenga cyane mpamubwira ngo barantenze nkamavuga ati mana isezerano baba baragutenze ariko nyine batenga umukirisitu tibatenga umupagani hano hari ikibazo kivuga gutya hari katwa tugifungura cyane vuba nizihe nama mutugeze kugira ngo tubikore neza shano kuri kw'Imana no kugira umwete
mwe mugitangira vuba icyambere mugende mugira umwete mubishiremo umwete kuba monetize kwanza honyine bisaba umwete no kwitanga noneho mwe mufite amahirwe mwifitiye ibikoresho byanyu byose rero mugiye mufite ibikoresho kuba urakora ariko nijoro ntazutaha tukazujya mudashizeho akaganiro ikindi cya kabiri mwege muhindure content uko hano twabaye abasazi twama twigira abasazi by far by force twigira abasazi kandi turi bazima kandi uko baza batubona kuri kamera bazi ko twacanganyikiwe abasazi nanjye nari mfite ubwoba kuko byumva bazi ko twasaze ariko kuriya ni ugushaka amariro kandi ariya ni amariro mabi cyane so mwebwe mureke kwiga ingendo ngo yundi iravuna mureke kwishinga ino ngendo zacu mwege muze muri abana beza kandi muzarebwa biterwa na morale yanyu biterwa n'imivugire yanyu kandi mufite amaraso meza muri abanyakidaho hari akabazo k'amatsiko nshaka kukubaza ese kubera ko bano bantu bose iyo duhaguruka tuvuga ku bapasiteri badushumbi ubwo burenganzira bwo gusuzugura abapasiteri mwakuye cyane iyo ikintu kibaye ugasanga tuvuze ku ntumwa ku bantu baduhagarariye mu makanisa ni ikihe kibazo kibavuga ku bapasiteri bose ariko cyane niba shaka bavuga ni umupasiteri si byiza niye mpamvu biriya bintu byo nibyo natangiye nkubwira n'utari pasiteri si ngombwa kuvuga private yiwe afite ubushake bwo kuba yakwijana uko ashaka ariko twebwe none se kanazwe umuntu wasizwe wasengewe ufite amavuta yiwe uri kuramuhangara ukamuvuga ngiye kuva natangira nimba hari ikintu ntinya gukora ku mupasiteri nuko yonkoroga akankorogana n'ubwenge bwaje bwose ntinya kuvuga ku muntu ufite amavuta kuko buriya imvugo yiwe n'imyaturire yo yose yakwaturira njya numva yagufata ko cyane biriya bintu ni bibi ko cyane iyo bukeye ngo umupasiteri none ubabaye none nk'abakristo mukubere mubikura izo soni zo gukomeza muvuga abapasiteri muzikura nimba ari ubujiji nimba ari ukwisanga ako mani nabyo tubisobanukirwa umuntu nta kuntu yo kwivanya nimba ari heheri iwacu nk'iyo muhazi wisanze mu magorofa mu mashanyaraza mu makaro wisanze kuri kamera kuri YouTube kurarebwa uzamumva ngo nukora umukuko poromutse kose ta kibazo noneho bageze naho burira kwa pasiteri biriya bintu bwose ntabwo ari byiza bagomba kubahiriza ari amavuta y'impa nubwo yo bigikompoboke gute bamwuba fura turangiza no watubwira uko bimeze hano hanze mu muhanda wa Kayore turangiza uko no bimenyeshwa niki komenya ibyo muwanje uko tugena kumpama yandi magambo oya hano mu muhanda ni mwebwe abagore ni mwe muza muvuga makuru nimba hari ikintu ntajya nitaho ukureba vie privé iri mu muhanda cyangwa iri mu ntara no sanga makuru havugwa ariko kuvuga ngo ngende nyahahe ibyo byo sinzi iko commentaire yo zivugwa ngo mu Kayore ngo niwo hazaba ibintu kandi Kayore ngo niwo hazaba ibintu gute aya tumutohindurira aya sikayore bazayibeshera none se bari bose njye numva bavuga kuri za YouTube n'inkomoka zo muri Kayore ako Kayore nababujije kana kagiyemo kagira amavuta yose kagira network ile niyo bagidadu za Kayore tusoze ahangaha kuri ya channel yanyu tukaba dusaba subscriber comment share twatumiye umutumirwa mukunda mwese comment nizo zatubwira koko tuzamugarura tukomeza abantu kandi bo muri AA bagende bagukorera rwose subscribe ese channel yanyu yitwa gute Hindukira TV abantu bo muri AA mugende mutabare bano bantu kandi subscribe rwose nta gisaba si ibintu birebire kandi mwumvishe ko bagiye kuzana ivuga butumwa nta matirimbukanya nta matiku nta ukubura no muhanda wose urahose rero abakunda ibintu byiza mugende mwese mubagane mubakandire subscribe ndetse na comment nuzazibona ikiganiro cyabuze gisharinga kuri za group kandi comment muza kwandika ibyo tutabaje fura muzandika ngo tuzoshaka tumugarure abitubwire abidusobanurira kuko uko ibyo bavuga hanze siko fura hameze fura twamwegereyeho furaha namwe kamera irabereka uko fura hameze asante thank you